Shalom inshuti bavandimwe bakunze ibijambo ry'Imana. Nitwa Hitayeze Emmanuel, nkaba ndi umuyobozi wa Korali Source. Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi ritunze ubugingo bwa benshi. Rikagaburira umuntu w'imbere n'uwemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Muri iki gihe isi yugarijwe n'intambara, ibyorezo, ibiza n'ibindi, ingaruka zabyo zageze no kuboneka kwa Bibiliya. Akaba ari mu gihe nge nawe dukenewe kugira ngo tuyitere inkunga ikomeze kuboneka mu Rwanda. Abakristo bene data, ndabashishikariza gutera inkunga Bibiliya mu bushobozi bwa buri wese uko bwaba bungana kose, kugira ngo Bibiliya ishobore kuboneka mu Rwanda hose. Tuyitunge, tuyisome, tuyitere inkunga.